Amenyekanye impamvu umusore w'imyaka 22 wigaga muri kaminuza wabaga mu karere ka Nyanza witwa James yiyambuye ubuzima yimanitse mu mugozi bikarangira apfuye. Iperereza ryatangiye gukorwa guhera uwo munsi umusore yasize yanditse ibaruwa agira uti: burya ushobora gukora akantu gato kakavuviramo ikintu kinini ndetse bikaba amakosa akomeye cyane bikaba byatuma uniyambura ubuzima. Umusore witwa James abantu benshi batunguwe no gusanga yimanitse muri douche iri hafi y'ubwiherero ubwo nirugaho n'umusore yari acumbitse yajyaga mu bwiherero akabona uyu amanitse mu mugozi agahita atabaza abandi. Icyo gihe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB na polisi baraje umusore yari afite undi bari basanzwe babana mu nzu. Mu byo yavuze ko uno musore yasanzwe afata imiti imufasha mu gusinzira kubera ko yari amaze iminsi afite ibibazo gusa nawe atazi ibibazo yarasanzwe afite kuko batajyaga bavugana byinshi. Uyu musore wapfuye ngo yasohotse isaha y'isa 9 nkuko byatangajwe n'uwabanaga mu nzu asohoka agiye hanze avuga ko agiye kunywa amazi. Gusa uwo wundi yahise asinzira ntiyamenye ibyakurikiyeho. Yagiye kubona mu gitondo yumva aramukanguye yongera ati mugenzi wawe James yamaze kwitaba Imana. Uwo musore w'imyaka 22 wiyambuye ubuzima bivuga ko yari afite ibibazo bikomeye cyane ndetse atigeze anandika ubundi yari asanzwe avuka mu karere ka Rubavu. Amakuru mu buryo burambuye n'icyatumye umusore yiyahura ndetse akiyambura ubuzima nkuko bitangazwa. Abana urubyiruko muri no minsi amadepression n'ibibazo byo gutekereza cyane kwiheba no kwigunga biri kubafata bikaba n'intandaro yo gutekereza kwiyambura ubuzima mu buryo bwihuse kandi bunababaje cyane. Ibintu byateye agahinda ababyeyi ndetse n'abandi bari basanzwe bazi uno mwana abiganaga nawe muri kaminuza bigagamo hariya mu karere ka Nyanza. Kana subscribe kuri YouTube channel kugira ngo bijye bigufasha kubona n'andi makuru yacu ya buri munsi tugutegurira kandi tunakugezaho amasaha 24 ku yandi 24. Umunyeshuri wigaga muri kaminuza ya Hanika Anglican Integrated Polytechnical Coast yasanzwe mu mugozi yapfuye bikekwa ko yambuye ubuzima. Nyakwigendera yitwa James wari uri mu kigero cy'imyaka 22 wakomokaga mu karere ka Rubavu yaracumbitse mu mudugudu wa Mugonzi mu murenge wa Busesamana muri karere ka Nyanza. Yaracumbitse mu nzu yacumbikirwagamwo mu nzu y'icyumba kimwe na salo uruganiriro ndetse aho yabanaga na mugenzi we biganaga muri kaminuza. Mugenzi we yabwiye inzego z'ubuyobozi zari ziri hariya ndetse mu gicuku agana isaha y'isa 9 za nijoro yabyutse yagiye kunywa amazi avugana na nyakwigendera cyakora uriya babanaga ahita asinzira atamenye ibyakurikiyeho. Nyir'igipangu nyakwigendera yari acumbitsemwo yabyutse mu gitondo cyo ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 2025 arebye mu bwogero bwa douche yari yegeranye n'ubwiherero abona nyakwigendera amanitse mu mugozi yapfuye niko kubimenyesha abandi. Wahaye amakuru y'igitangazamakuru Umuseke yavuze ko inzego z'ibanze kuva ku rwego rw'akarere kugera ku isibo z'umutekano bose bari hariya ahabereye ibyago. Uriya muturage yavuze ko nyakwigendera yasize yanditse urupapuro ruvuga ko umuntu ashobora gukora akantu gato kakamuviramo ikintu kinini. Kimwe mu bikekwa ko byatumye nyakwigendera yaba yiyahuye ni indwara y'agahinda kakabije depression. Ibindi byagaragaje ko n'uwabanaga na nyakwigendera n'imiti yavugaga ko yagwajyaga imiti myinshi cyane ndetse imufasha mu gusinzira. Nyakwigendera yigaga muri kaminuza mu mwaka wa 2 biganaga ndetse abo biganaga n'abaturanyi bageze aho bikekwa ko nyakwigendera yiyahuriye. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Kamanzi Hasani yabwiye igitangazamakuru Umuseke ko RIB na polisi bagiye ahabereye ibyago inzego z'ubuyobozi kandi zahamagaje iwabo ngo bahagere barebe ibyabaye. Nuko James umusore w'imyaka 22 yiyambuye ubuzima agahita yitaba Imana. Andi makuru umugore yaguye mu cyobo cyakorwaga umuhanda ahita apfa. Mu karere ka Rusizi muri Ruhurura yari iri kububakwamwo umuhanda hatoraguwe umurambo w'umugore uri mu kigero cy'imyaka 34. Abamubonye bavuga ko nta gikozwe ubuyobozi bwacukuye nta gikozwe n'ubuyobozi ahacukuwe ibyo byobo biri buze kumara abantu kubera ko bari buze kugwamo n'abandi bakapfira. Ibi byago byabereye mu mudugudu wa Mungo akagari ka Gatsiro umurenge wa Gihundwe mu mudugudu wa mu gitondo cyo kuri no cyumweru tariki 5 Ukwakira 2025 aho muri Ruhurura hari kubakwa umuhanda hatoraguwe umurambo w'umukecuru w'imyaka 64 uri mu kigero cy'imyaka 34 witwa Mukankusi Eliya. Umuvugizi amavuko yari atuye mu mudugudu wa Rubenga ya kabiri akagari ka Kagara umurenge wa Gihundwe akarere ka Rusizi yaguye muri Ruhurura yamenyekanye saa 12 za mu gitondo ko yaba yitabye Imana.
Ni hano ngiye gusubikira aya makuru, icyo usabwa ni ugukanda buto yanditseho subscribe nkandi no kunzogera, bizajya bigufasha kubona amakuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi tugutegurira kandi tunakugezaho amasaha 24 ku yandi 24. Share, like na comment kugira ngo tujye tubasha kubana mu makuru agiye atandukanye n'ibikorwa byacu bya buri munsi.